Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri, ibizamini by'abanyeshuri. Nanone hari irindi tangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu: Nyarugenge na Kicukiro ndetse na Gasabo. Nanone hari itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali. WASAC nacyo bafite itangazo batangaje ndibuze kubagezaho. Turagaruka ku itangazo rireba abantu bashaka mituweli ndetse batishyuye mituweli mu mwaka w'ibihumbi 2026, ndetse abantu batishyuye mituweli bafite ibibazo cyangwa bafite imbogamizi nyinshi. Ndaza kubigarukaho. Noneho hari irindi tangazo riri bwerekere ku byemezo by'inama y'abaminisitiri. Nanone iri tangazo riraza gukomereza ku bijyanye n'abantu biteguye gufata indangamuntu koranabuhanga, ubwo indangamuntu igenewe abanyarwanda bose, abaturarwanda, abimukira ba mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi ndetse n'abanyamahanga bamaze igihe kinini hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indangamuntu rwose bayihabwa. Reka duhere ku itangazo ry'indangamuntu muri rusange. Ikigo gishinzwe indangamuntu, ariko reka mbe ndetse kujya ku kibazo cy'indangamuntu, reka mbanze njye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri. Oya, reka ndeke kubanza ku byemezo by'inama y'abaminisitiri, reka mere kuri polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Yagaragaje imbogamizi ihura nayo mu muhanda, ubwo impanuka zimaze kuba nyinshi mu muhanda, kandi izi mpanuka ziri guterwa n'abamotari. Akenshi reka mbanze mbabwire impanuka ibereye hano Nyabarongo, ubwo abanyonzi bagonganye, umwe akahasiga ubuzima. Uvuze ngo rero iyi mpanuka yabereye kuri Nyabarongo yababaje abantu benshi batandukanye, aribwo polisi yagaragazaga izi mpanuka zikunze guterwa n'abamotari, ndetse ikaba yaratangije gahunda yo kujya ipima abamotari bose bakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu nababwiye tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Ubwo yatangije gahunda yo kujya ipima abamotari by'umwihariko, kubera ko nibo bakunze guteza impanuka mu mujyi wa Kigali. Turagaruka nanone impanuka ibereye hano Karuruma mu Gasyata. Iyi mpanuka yateye nayo abantu benshi ubwoba, ubwo ambulance yahageraga. Nimba muzi hano ku Bizibiti, ahangaha hajya habera amacyamunara y'amamodoka, neza neza hariya niho impanuka yabereye hano mu Gasyata, neza hano ugana Nyabugogo. Iyi mpanuka rero yari y'ikamyo yari irimo yivira mu bice haruguru hariya ku Bizibiti, sinzi ibyo yari igiye kuhapakurura, noneho ihita ikubitana n'indi modoka irimo iva Nyabugogo. Bivuze ko rero abanyonzi babiri bari hagati y'imodoka, iwana birangira babakubise kabisa, baratumuka nk'udupira. Bivuze ngo rero nanone polisi kongera ikibutsa abantu bakoresha umuhanda kuba focus mu muhanda, bakamenya nimba bari mu gisate cyabo bakagenda mu gisate cyabo. Gusa ambulance yahisiza gutabara aba bantu kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima, bakaba bajyanwe mu bitaro. Ibyo ngibyo biraganisha ku itangazo rya polisi. Polisi ikagaragaza yuko abantu benshi bakunze gukora impanuka baba banyweye ibiyobyabwenge, banyweye ibisindisha. Buriya ngo nta muntu muzima ujya ukora impanuka. Bivuze ngo rero tugiye kwita tugaruka ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali ndetse mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda. WASAC yagaragaje imbogamizi abakiriya babo bigize kugira mu mwaka wa 2024, ubwo babuze amazi ku kigero cya 79%, ariko ubu ngubu amazi mu mujyi wa Kigali akaba ari 100%. Mvuze yuko tumaze iminsi turi mu mpeshyi, ariko twabonye akavura. Bivuze ko rero WASAC yagaragaje yuko amazi mu mujyi wa Kigali rwose ni furutaka. Amazi arahari bitewe nuko iyi mvura yatumye amasoko amwe n'amwe yari yaraburiwe irengero, cyangwa yari yarakamye yongera kuzuka akavamo amazi. Ubu ngubu abaturage bakaba bafite amazi nta kibazo, ariko ikongera kwibutsa abantu batarishyura imyenda babereyemo WASAC ko n'amazi bazigera babona habe namba. Uko byagenda kose n'amazi bazabona batarishyura imyenda. Ubwo turaza kugaruka ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Ubwo tugiye ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, ariko kugira ngo tujye kwa rino tangazo, ikintu ugiye kubanza gukora, ugiye gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo ngubwo turi bugaruke ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, tugaruke ku itangazo ry'indangamuntu
irangamuntu. Bivuze ngo hari ibintu byinshi turi bugarukeho, ariko ubwo ikiganiro nahangaha tugishoreje, ubwo dufite ko turi bubakorere video eshatu zose ari amatangazo. Bivuze ngo izo video urasabwa kuzumva ndetse ukumva ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, ese umwanzuro cyangwa ese bize kubiki, ese bagiye kutuzanira iki. Nanone turagaruka ku kigo gishinzwe ubuzima cyangwa ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri NESA. Ubwo nabyo turaza kubigarukaho mu kiganiro gikurikira. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha. Ni mwarimo mubara, nitwa Kidasamura, urw'inkonogoto bakora rugakonkoma. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ciao ciao, Imana ikurinde.